ndetse aho mbona Kinshasa ngo amasitasiyo menshi yego yafunze. Gusa Kinshasa iri ku nyanja Atlantika uhereye Matadi ntago bagombye guhura n'ikibazo, ntago haba hari bwabe kure. Wenda handi byakumvikana uvuze Lubumbashi, kuko nka Lubumbashi babona petroli na essence bivuye ku cyambu yaba Tanga yaba Dar es Salaam, bakazanyura muri Zambia bakazagera hariya mu kigobe cya Perse. Kinshasa ubwaho na essence bakugera nkuko yari isanzwe, ariko abatangiye kuyihunika batayikoraho bakajya bava ngo ntabwo ihari sabotage kugira ngo bategereze zabanze yikube. Ubwabyo n'ibitari no kuzikuba kenshi ikikuba kubera ko abantu bayikaniye bakayibika bakavuga ngo essence yashize. Ibyo rero ushobora kutabikora mu bindi bihugu kubera ko regulation, ibi bigo by'abaregulateri biba biri maso uzi n'icyakubaho uramutse ujanye iyo sabotage. Ako muri Kongo se tanga gasopo kuri M23 kubahoza mu kanwa ngo bagaterana amagambo na Kinshasa kuko ari bo bahanganye, bo bari hariya ngo nk'abafasha. Ariko ni ikintu cyumvikana kuko Burundi bwagiye hariya muri cadre bilateral hagati ya FARDC n'igisirikare cy'u Burundi. None se barabwira cy'u Burundi katari bwo bwitumiye, babwire leta yabo yatumiye Burundi, cyangwa se babarasira hamwe. Hari birenze se? Nta birenze. Bara ni muvoma politiko militaire, ntago ari muvoma yo mu seminari. Ese ubundi mu 23 igihurira Abarundi kubera kirabakunda mu rukundo bakunda yabarashe bakava hariya ko yarashe bene babo bazayirwa se kabakura igoma barimo nabo Barundi aho yagiye kuri abasirikare bose bayirwanyaga abasadeke n'iki igera ku Barundi. Haraho nakumva ariko sije kuhavuga kuko iyo umwe mu Rundi arashe umukongomani akarasa umurundi bizabagira ingaruka y'imyaka myinshi. Ariko rero M23 irasa umuzarendo baturanye basangiye ivomo n'iki ikarasa umwe FARDC, bamwe muri bo banakoranya amatraining wing baraziranye, sibyo? Ntago wambwira ngo Jire Mwirambwe cyangwa se Chiko cyangwa Amasunza yobe Makenga. Urumva ishyamba insirije mwigometse ku gihugu cyanyu, igihugu cyaratabaje. Akenshi amareta yigira nkaho nta kosa ajyagira. Uzana no muvuga muri DRC leta yigira nk'ari victim. None ko Bisimo yagiye guhura na kugana na Ndayishimiye, ushatse kuvuga ko yamwakiriye atabizi ko atari leta. Yarahomye birahomoka nyine bagiye byageze kuki. Rega turebe ibintu kubireza leta, ntago turebe ngo waragiye. Uzambwira ngo ufite imbunda ngo cyangwa uvuga ko umunyereka warashe na defense wafashe. Yaragiye birapfa nyine. Nese nanasubiraho bizapfa. Ntawo bizi. Zino nyeshyamba rega narakubwiye ngo mu myaka 30 zimaze zirwana cyangwa irenga. Sibyo? Kano gakino zirimo gukina zo gusa nabo bakasitete runaka mu yindi. Na Union Africaine yari bashinje African Union Security Council. Kandi ndakubwiza ukuri umuntu tuvuga nka Tabombeki uzi RCD. Sibyo? Yego. Ukomeje kumubwira RCD mu myaka 40. Hari ndi meaning bimuhereza. Akiva mugenda muhinduka mugira gute uzi ko bigeze no gusura nabo bakanarwana buri kimwe cyose. Urumva? Nyine bitera ibibazo. So simbizi rero politically zino nyeshyamba zikwiye kurushaho gutekereza bakagira inconsistence, bakagira consistence nako. Urumva ubu barabigerageje kuva 2012 bava muri Salambwe batongera kwihindura izina it was okay. Urumva ariko hari utuntu mu 23 kwiye kuvuga iti bakuru bacu badukozeho amakosa reka twe tudukosore completement. Zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro. Sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze, waba utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro. Spiro M1, M2, M3 zisange mu Giporoso ku Cyamitsingi ahateganye na Hilltop Hotel. Hari icyapa kinini cyanditseho Sendege ya Emile. Ukimara kugura yawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitrakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendege ya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Bwana Marshal rero twagarutse muri update zigiye zitandukanye ku makuru yacu agiye atandukanye, ndetse aho mbona Kinshasa ngo amasitasiyo menshi yego yafunze.
ibi byo ntibishobora kuba ari twabifata nka weakness kandi ari ahantu navuga benshi bafata nk'ahantu hari ubukungu. Yego Kinshasa sitasiyo za lisansi hafi ya zose yego zafunze, hari ubukungu bidakwiye kuhagera. Oya Kinshasa ni umujyi utuwe na miliyoni zisaga 20. Yego urumva Kinshasa ni umujyi munini, ni metropole ni cyane, ni umwe mu mijyi ikomeye muri Afurika no ku isi, iza mu mijyi minini. Kandi infrastructure hayiteye ikibazo, izo modoka zaho uvuga, urumva nk'ibihugu byacu nko mu Rwanda nubwo abantu babura essence babarwariza ku mashanyarazi. Ntabwo nzi ko politiki yo gukoresha amashanyarazi yari yakomera Kinshasa. Yego Kandi nibo bafite ibyo bagomye gukora muri izo battery, nubundi abajya kuzikora muri Amerika na China yose ibyo bakora babikoresha muri Kongo. Kongo yatanze nka cyatanze ibizo kikibagirwa. Icyo rero tukirebe ko nubundi bibera muri Kongo byose tuba tuganiraho Sandrine biza bituruna autour ya bad governance no kubigihugu kitagira projet, bitagira vision, bitagira icyerekezo giteye imbere. Yego Ibyo rero kukubura essence muri Kinshasa ntabwo ariho honyine, ni ikibazo no muri Nairobi kirahari, ni ikibazo gishobora gusatira ibihugu bitandukanye. Gusa Kinshasa iri ku nyanja Atlantika, uhereye Matadi ntago bagombye guhura n'ikibazo, ntago haba hari bwabe kure. Wenda handi byakumvikana uvuze Lubumbashi, kuko nka Lubumbashi babona petroli na essence bivuye ku cyambu yaba Tanga yaba Dar es Salaam, bakazanyura muri Zambia bakazagera hariya. Ntabwo ntekereza ko icyambu cya Matadi giha service umujyi wa Lubumbashi. Ikisangani nabyumva kuko bizaca Kenya, Uganda, Amahagi cyangwa Kasindi kuzagera Kisangani. Igoma byagorana, Bukavu habakiri hafi, uciye mu Rwanda, uciye Burundi na Uganda habakiri hafi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko Kinshasa ntabwo mbona impamvu, ntabwo nako impamvu yuko umujyi wa miliyoni 20 ufite imodoka zingana kuriya. Essence byanze bikuziwe ne impact itari kuri Kinshasa gusa, n'ibindi mijyi ikomeye izagenda ihura n'iki kibazo. Na South Africa iragifite nuko yifata nyine ikimunyamunya, ni igihugu gikomeye. Ariko Kongo Kinshasa rero si nibyo gusa, niba ubona umwanda ungana kuri ukabona iki n'iki, ntabwo erega buriya ikintu kimwe kirefreta ikindi. Yego Ikintu kimwe kirefreta ikindi, kuko ntabwo muri scandale ziri muri Kinshasa tubuzana essence gusa. Nubwo essence ifite uruhare mu mibereho y'abaturage, muri transport kwizamuka ry'ibiciro na buri kimwe cyose, wenda bikaba impact direct. Ariko disorganization cyangwa disorders ziri muri Kinshasa ni nyinshi, ubwo icya essence kije kisumbuyeho. Kandi ibihugu bizabasha kumanaginga ikintu cya essence nyuma cyangwa se mu gihe cy'intambara ya Iran, bimenye yuko bizandikirwa bizabyanditse amateka. Iki ni ikintu ushobora gukonsideringa nka kiriya kintu twabonye cya COVID-19. Yego Urumva abantu bashoboye gukonteninga COVID, urumva ni abantu ubona ko ari ibihugu byari byihagazeho muri leadership. Kimwe ni icyorezo rero. Ikindi nanone ni penurie cyangwa iyo shortage yo kubura essence. Ibintu byose birateganyirizwa. Ariko Kinshasa ifite reserve zingana gute? Ngaho mbwira imodoka zi mu mujyi wa miliyoni 20, ibigega bafite ibigega bya twara izo modoka nibura amezi 6. Ese ni igihe cyo gukora ku reserve yayo? Erega tunarebe ngo mu bihugu nka biriya bifite ikibazo cya governance, niyo hariho inkuru 1 2 ikaba n'igihuha, kuko mu bacuruzi burya nibyo nibihuha birakora. Yego Abantu bashobora kuvuga, kuko ukunda kubona ku masoko y'imari n'imigabane aho Trump ashobora kuvuga ijambo rimwe ati nzatera Iran, abantu bagahita imigabane ku isoko igahita isoko rigahita rigwa cyangwa rizamuka. Ijambo rimwe gusa. None dufite intambara muri Middle East mu kigobe cya Persia. Kinshasa ubwaho na essence ishobora kugera nkuko yari isanzwe, ariko abatangiye kuyihunika batayikoraho bakajya bava ngo ntabwo ihari sabotage kugira ngo bategereze zabanze yikube. Ubwabyo n'ibitari no kuzikuba kenshi ikikuba kubera ko abantu bayikaniye bakayibika bakuvuga ngo essence yashize. Ibyo rero ushobora kutabikora mu bindi bihugu kubera ko regulation, ibi bigo by'abaregulateri biba biri maso, uzi n'icyakubaho uramutse ujanye iyo sabotage. Ako muri Kongo se ubuse mu Burundi essence yabuze, ariko essence yabuze azisace no kuyibika kuri kugira ngo bayigurishe ihenze, babanze banyuze Uvira bagire gute. Nicyo nakubwiye ngo bonne gouvernance ikora ku rwego rwose, kuko icyo gihe muri good governance hazamo na uburyo iba enforced, law enforcement cyangwa se état de droit. Urumva
rule of law siko mubyita. Urumva rero ni ikibazo twe kureba intambara ya Iran, turebe ngo muri DRC ubutegetsi bari bumeze gute, ese bushobora guproteje umuguzi, ese bushobora gushyiraho itegeko ufite stock ya essence yagendera hatinya kwitsimba. None kwa kwitsimba kugatera kubura kwa essence, nyamara atari kwiza yagabanutse, ahubwo abayitsimbye bagatera iyo shortage, batera iyo shortage bakabona aho bahera bazamura ibiciro. Abacuruzi bajya banabiganiraho batikanira sha nanjye nkandire nidufunga icyumweru tureta dukuba kabiri. Noneho bikaba ikintu bakwita opportunisme commercial in terms business, petrol business. Ibyo ngibyo birashoboka. Ubu ntabwo tuzi rero ari nk'abashakashatsi cyangwa se abantu bakora statistique nibo bamenya ngo hypothèse y'ibyo ngibyo ni yihe, ariko giye ugeze muri Kongo guhita mbishyiramo maguye, giyewe mpita mbibona hafi cyane na cyane ko aya makampani akomeye souvent usanga ari abategetsi n'ubundi. So umutegetsi muri Kongo kunama rero no kunama ku muturage ntacyo bimutwaye rwose. Afite naza ama station cyangwa se buri hari n'ikindi kibaho, aba bakire bakunda kumanipira abategetsi. Kubwira meya wa Kinshasa abo bakire bakihuza ari nk'icumi bacuruza petrol batisha tugiye gukereye ino ntuze fata kamiliyoni k'idolari kawe, bakihuza ari 5 tuzakuramo 5. Byose birashoboka. Byose birashoboka. So ngo ntabwo tuzi niba reyeroma ari essence yabuze cyangwa niba ari abazayirirwa bayibujije kubera ubukebe buzuyemo. Yego ati nyuma yuko bivuzwe ko AFCM 23 yasabye Bujumbura gukura igisirikare cyo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ngo mbere yuko giseba, amakuru yandi yaramutse avuga ko avugwa nuko Neva ngo yasubije ko ibyo babibwire FARDC igisirikare cya leta ya Kongo kuko niba ari hariya kurwana intambara y'u Burundi, ndetse ngo arakaye sakasako gukabya da ngatanga gasopo kuri M23 kubahoza mu kanwa ngo bagaterana amagambo na Kinshasa kuko ari bo bahanganye bo bari hariya ngo nkabafasha. Ariko ni ikintu cyumvikana kuko Burundi bwagiye hariya muri cadre bilateral hagati ya FARDC n'igisirikare cy'u Burundi. None se barabwira cy'u Burundi katari bwo bwitumiye, babwire leta yabo yatumiye Burundi cyangwa se babarasire hamwe. Hari birenze se? Nta birenze, bara ni muvoma politiko militaire, ntago ari muvoma yo mu seminari. Ese ubundi M23 igihurira Abarundi kubera kirabakunda mu rukundi bakunda yabarashe bakava hariya ko yarashe bene wabo bazayirwa se kabakura igoma barimo n'Abarundi aho yagiye kuri abasirikare bose bayirwanyaga abasadeke n'iki igera ku Barundi. Haraho nakumva ariko sije kuhavuga kuko iyo mu Burundi arashe umukongomani karasa umurundi babiza bagira ingaruka y'imyaka myinshi. Ariko rero M23 irasa umuzarendo baturanye basangiye ivomo n'iki ikarasa umwe FARDC, bamwe muri bo banakoranya ama training wingi baraziranye, sibyo? Ntago wambwira ngo jire mwirambwe cyangwa se Chiko cyangwa Masunza yobe Makenga. Urumva harimo nicyo kivandimwe. Ntabwo ntekereza ko rero M23 ishaka rapprochement, urumva ko Burundi kurusha uko ishaka iyo rapprochement ko ntuze ku gisirikare cyabo. So ndayishimiye rwose nabera rwose nanjye ndemera ibyo arimo kuvuga. Bave ku giti dore umuntu we yagiye kwiba no gusahura no kugira gute bamureke, sibyo? Hanyuma nibamara guhondagura no kunoza nibyo ntago bikunda. Niba kandi wowe ubonenga uti iyo bagenda bagatabara biri bayrotero ariko nanone ati abanyamurenge bakabaha umutuzo. Oya icyo nshatse kuvuga aho ngaho ntibukansinisha ngibyo navuze ngo kangana ibyo nagize gute. Ibyo biri mu bwende bwabo, urumva bw'ibyo bakora, kandi komando bakora hariya iri commanded na FARDC. Niko mu rwego mpuzamahanga abantu bakora. Ntago abandi barwana intambara bigengamo. Ntibinabaho ko wajya mu gihugu kurwana ngo uvuge ngo urimo kurwana intambara ya wenyine. Uzabirebere mu reportage y'ibindi bisikare bikorera hanze y'imipaka yabyo. Ntago byakwivuga imyato bidashyizemo igisirikare cy'icyo gihugu cyo bagiyemo nyine, urumva? Ubwo rero niko kukubwira ngo bene wanye FARDC mubari bo mubwira mwumvikane. Nibava Minembwe tuzahasigara dukora iki ko tugendera kuri map baduhaye. None se ntabwo bafite ukuri cyenda kumva kuko ntago M23 y'igihugu ngira diringa n'ikindi gihugu, sibyo? Erega nicyo kibazo bazironyesha zifite ahantu hanini harutamwe mu bihugu ariko si igihugu. Ntabwo international competence yabo ariyo kuvuga ngo turadiringa n'igihugu bikunde. Iteka nyine ubwo ngubwo mwitwinye ishyamba ensirije mwigometse ku gihugu cyanyu, igihugu cyaratabaje. Akenshi amareta yigira nkaho nta kosa agira. Uzana no muvuga muri DRC leta yigira nka ari victim.
none ko Bisimo yagiye guhura kugana na Ndayishimiye ushatse kuvuga ko yamwakiriye atabizi ko atari leta yarahomye birahomoka nyine bagiye byageze kuki rega turebe ibintu kubireza leta ntabwo turebe ibintu ngo waragiye uzambwira ngo ufite imbunda ngo cyangwa uvuga ko umunyereka warashe na defense wafashe yaragiye birapfa nyine nanasubiraho bizapfa ntawo bizi zino nyeshyamba rega narakubwiye ngo mu myaka 30 zimaze zirwana cyangwa irenga sibyo kano gakino zirimo gukina zo gusa nabo bakasitete runaka mu yindi na Union Africaine yari bashinje African Union Security Council ko bashaka kubaka leta mu yindi iyo babitangira ku gihe cyabankunda bakabitangira mu gihe cya RCD bageze kure uburundi bo bifuza ngo baganire nka RCD cyangwa se nka CNDP ariko Sandrine niyo bagiye gushinga icama nka M23 urumva ntago bavuga bati ni CNDP in continuance bahita basiba izina ryo bakavuga ngo ni M23 urumva urankurikira neza ariko ndakurikiye CNDP yasinye na M23 amasezerano ku 23 z'ukwa 3 2009 amasezerano apfuye muri 2012 ntiyagaruka CNDP mu kurekera amasezerano yayo na leta bakora undi mutwe icyo gihe experience yanyu mamuyigabanyije turimo kujyana mamuyigabanyije kubera ko mwiswe umutwe utangiye 2012 mu gihe mwari kwa mwitwe umutwe watangiye muri 2004 na experience yanyu nicyo mubwira abantu bakacyumva ati abantu bazi imyaka autant barwana murimo kwigabanyiriza experience ni nkuko none se ubundi se kubera iki batiswe CNDP kariyo yari yasinyanye na leta bagahirimbana na 23 none se kuki bitiswe batakomeje kwitwa CNDP kugira ngo ahubwo ibyo bahirimbanira bavuga ati muri manifesto byo turwanira ni kuri veterizinga amasezerano ku itariki 20 zingahe ubwo no kuvuga ngo nundi wazi uyu munsi haramutse zitaye urunyana nawe ntiyakwitwe mu 23 yafata nk'igihe duha basinyiye iki n'iki gatavuga ngo turi umutwe w'inyeshyamba wa duha 12 duha ya 8 mukamutakaje ya potentiality ya stamina urumva ya cya kindi cya mbere so urumva atari ikibazo ega na CNDP iza ko yitwa RCD in continuance nayo ikomeza none umuntu wese ashaka gukora ke none gukora kana ke no kuvuga ngo RCD yaragerageje iya mbere n'iya kabiri ikomeza kurinda icyo kintu ba general Nkunda baje banga kwerekana ko hari icyo bapfana na CND na RCD bakereya CNDP bamakenga bashinze umutwe berekana ko ntacyo bapfana na CNDP bashinga M23 ubundi mu mategeko yo mu bihugu na mpuzamahanga kuri business mu zindi business bifite icyo babisobanuye urumva uzabona company icuruza imodokari nihomba nigira ibibazo patati patata bagaruke mu yindi sura urumva bashinga indi company aribo hari icyo abantu bo muri business babivuga ibyo ngibyo bazana indi sura nshyashya ya indi ya mbere yaribagiranye bashobora no kwirwanya kugira ngo rwose n'iryo zina risibangana bitewe na image mbi wenda ryari rifite ko ntawe hindura ikipe itsinda n'ubundi iyo company bidasanzwe itsinda ibyo nyine ubwo turi muri business igihe wabisobanurira nkabyumva ni impamvu kinakoze cano ititwa Gasaro wenda kitwa Gasasu cyangwa kitwa Gasore urumva yego ibyo nabyumva bifite icyo bisobanuka cyane cyane yari company muri bankruptcy irimo guhomba ariko CNDP for instance ntabwo ari mu gihombo RCD ntabwo ari mu gihombo kandi iraganira leta bakagira impulse carte n'amasezerano ya Sun City na CNDP urumva ari yagerageje ko yarakoze ari amasezerano ariko mugarutse muhinduye izina mugarutse mugize gute ibintu nk'ibyo ngibyo icyo kintu kimeze nka inconsistence ihora muri aba bantu urumva ku buryo ugiye muri Google gushaka ubona byinshi kinatuma bavuga ngo abantu barabashoza intambara bahindura amazina bagira gute kandi ndakubwiza ukuri umuntu tuvuga nka Tabombeki uzi RCD sibyo yego ukomeje kumubwira RCD mu myaka 40 hari indi meaning bimuhereza akiva mugenda muhinduka mugira gute uzi ko bigeze no gusura nabo bakanarwana buri kimwe cyose urumva nyine bitera ibibazo so simbizi rero politically zino nyeshyamba zikwiye kurushaho gutekereza bakagira inconsistence bakagira consistence nako urumva ubu barabigerageje kuva 2012 bava muri Salambwe batongera kwihindura izina it was okay urumva ariko hari utuntu mu 23 kwiye kuvuga iti bakuru bacu badukozeho amakosa reka twe tudukosore completement ubu rero ntabwo bibashinja nk'ikosa kuko ntibarahindura izina ariko nabo kandi urumva ibyo bakoze byo kubakira ku itariki y'amasezerano uwo mutwe wasinye amasezerano bagahita bawusibanganya bawusiba ibi ntabwo bizakunda hari n'uwabifata nka kuriya Tshisekedi ashaka gusiba amateka ya Joseph Kabila you see kandi rero bamuhaye ubutegetsi akabigiranya no ko M23 ishaka gusiba amateka ya CNDP kandi nayo yari yihaye kubaho kuko ayo masezerano ntabwo ari M23 yasinye ni CNDP yasinye mu by'ukuri ni imari ya CNDP mu mategeko buri munyamategeko wa CNDP yayaburana
akabwira M23 ati muvuga ibyanyu ariko twese NDP twasinye gutya. Ariko nyine urareba ugasanga abantu barwanira ikibazo gisa kitakomeza gusa mu isura imwe kikaya gisa ejo ugihagarira hindura isura ugira gute za kongere umuntu yababwiye badakora inama rusange utamenya ngo zibayira hehe buri kimwe cyose kuko nyandeba Bertrand Bisimwa azamura mu mapeti ba General Mboneza ba General Gaceri ba General uyu nguyu ngira ngo ngaruye niba ntibeshye ngaruye nabo banza arimo Baudouin nabonye urwo Rwanda ko bavuga ngo dushingiye kuri kongere kongere niba risanzwe bidasanzwe muri 2012 ngira ngo urumva babikoze nka nyuma y'imyaka 12 sukaba ukimentioninga congress iyo myaka 10 n'ingahe muri iyo myaka yose mwamaze kukimutara kuri ndi congress ishobora gushingirwaho mu kuzamura abantu mu ntata mu gufata ibyemezo icyo sigenda beshye congress ya M23 imaze imyaka 10 nta yindi kongere baho yaba extra yaba ordinaire kuki aho rero naho haturuka kuvuga ngo bano bantu badahura as a congress urumva kandi nk'ubu M23 maze igihe umwaka urenga ifite imigi ikomeye gihe kera ntibivuga abantu barantsindaga bakavuga ati tujyane koko aba congressmen muri Rucuru na Canzu ubwo abantu bava i Burayi bava Amerika baze hose kuko akenshi bazana rwihishwa urumva kugira ngo ibihugu bavuhungiyemo cyangwa bakoreramo bitabatera hejuru ngo muvuye mu nyeshyamba ubu dukorere kongere mu mashyamba burya hari igihe nyine ugera gutya kuko iki twigeze kukiganiraho kuri platform ya Godfather kuri Space bamwe bantera amabuye bagira gute ariko umwaka urashize abantu bafite imigi ikomeye bafite amasare nka BDG ashobora kujyamo abantu nk'ibihumbi bingahe n'iki byose bafite amahoteli bafite buri kimwe cyose n'amafaranga barayafite ya organiza congress kuko bajya banakira abantu bava muri za diaspora bakaza kubareba bajya donc ibyo si nacyo kibazo kuko niba ubasha gutunga no kubona accommodations z'abasirikare ibihumbi 7 upasingishije sibyo kongere y'abantu 2000 se yakunanira nese hano mu Rwanda namaze imyiherero zajyaga zibakira zaberaga igabiro iyiherutse ntiyaberega ko ubwo se no kukwereka ngo utabikore muri BDG rumanga bona bagwateranyeza congress mu mazu y'abana kose kongere ya hatari na n'ubu ngubu Sandri abo ntago barumva agaciro ka kongere gakuraho ko bimwe mu bitekerezo n'ingamba mushyira mu bikorwa byitirirwa bisimwa byikitirirwa nanga bikitirirwa makenga ntabwo urugamba mu Rwanda rugwa 3 bane 5 6 n'urw'abantu bose yewe n'abatabemera agaciro ka kongere hazamo ibitekerezo kuko muri kongere murutumira n'inshuti zanyu mudafatikanyije hari umuntu wavikisha sakaza kumva ibyo kongere ivuga kandi yatanga igitekerezo mukacyumva n'urugero niyo mpamvu uzabona mu makongere y'ibyama ahantu hatandukanye ubona abantu babisanzuye hakaba nk'igitekerezo atakira muri komite atatanga muri bingaro atatanga ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo by'akarusho kandi gushyiramo vitesse ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8 muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788